uwo muntu wabashyize kuri 20 yaganirije nde? ubusanzwe natangaga ibihumbi 3 kuri mituweli, none iki cyiciro dushyizemo turabona kigiye kugorana. Ngange mvuye kwireba mu kanya nsanga nzishura ibihumbi 20. Ikibazo cya mituweli cyakomeje kuba ikibazo mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Rusizi, mu murenge wa Bweyeye, mu kagari ka Matyazo. Abaturage barasaba ubuyobozi ko bino byiciro bagiye babashyiramo babibahindurira vuba vuba, koko bamwe mu baturage bavuga yuko ibingibi nibidahinduka bamwe bazapfira mu rugo kubera kubura uburyo ki bajya kwivuza. Abaturage bavuga yuko nimba umuntu yarishyuraga inote y'ibihumbi 3 yayahingiye atazajya abona amafaranga n'ibihumbi 20, kandi ibihumbi 20 ku muntu umwe sanze ari ikibazo kitugoye cyane. Sinzi aho bahereye kugira ngo bunani badushyirari hamwe n'abana twari bane. Nishuraga ubusanzwe ibihumbi 12, none sanze zishyura ibihumbi 80. Ibihumbi 80 kubibona ntago byashoboka. Ikibazo cya mituweli cyakomeje kuba ikibazo mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Rusizi, mu murenge wa Bweyeye, mu kagari ka Matyazo. Abaturage bari mu gahinda n'amarira, aho wari uri mu cyiciro cya 2 yisanze mu cyiciro cya 4, aho yishyuraga ibihumbi 3 akisanga mu cyiciro azajya yishyura ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda. Abaturage bari mu gahinda n'amarira, bavuga yuko bazajya barembera mu rugo bitewe nuko amafaranga ibihumbi 3 batangaga nabo bayabonaga biyushya kuya. Urambwira ngo bazabona amafaranga angana n'ibihumbi 20? Nabo nicyo bari kwibaza. Kugeza iyi saha abaturage bari kuvuga yuko n'ibihumbi 4 ari ikibazo. Abasanzwe mu byiciro ndetse bibaremereye ngo bagiye kuhinduza ibyiciro kugira ngo babikosoze, ndetse biranga. Iyi system yajeho ntago ijya ihinduka. Abaturage rero bavuga yuko nimba umuntu akorera amafaranga 1000 ku munsi ari nyakabyizi yagiye kugihingira, ndetse yatangaga ibihumbi 3, yarihiringaga nibura akajya rya 500 ku munsi, andi 500 akayabika kugira ngo yishyure mituweli. Ndetse nk'umuryango ufite abana bagera kuri 5, urumva nimba ari ibihumbi 20, urumva ko ari ibihumbi 100 mu mwaka, kandi barishyuraga amafaranga angana n'ibihumbi yenda 10 by'amafaranga y'u Rwanda. Rero bavuga yuko aya mafaranga batazigera bayabona, kandi ikindi leta nibatekerezo cyangwa bahindure bino byiciro bajye babasura kuri tele. Ndetse bafite n'ikindi kibazo, abantu b'abakire bafite amafaranga batunze nka bafite amasambu bahinga bakeza, nibo bari kwisanga mu cyiciro cya 3 bakazajya bishyura ibihumbi 4, aho ababaga mu cyiciro cya 2 ndetse bamwe bahise bajyanwa mu ntera bazajya bishyura amafaranga ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda. Bino abaturage babikomojeho nyuma yuko bagiye kureba ibyiciro barimo, basanga ibyiciro barimo biri hejuru cyane, bari mu cyiciro cy'abakire. Ni gute umuntu azaba yicaye muri ministeri akajya yishyura ibihumbi 20, n'umuturage uhinganya akabyizi akazajya yishyura ibihumbi 20? Bino byo byabaye urujijo mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Rusizi, mu murenge wa Bweyeye, mu kagari ka Matyazo. Ubwo abaturage bagiye ku buyobozi bubegereye, babanje ku mudugudu bagiye gukosoza icyiciro, bavuga yuko ibingibi batabizi. Bagera ku kagari nabo ngo bumve yuko hari ikintu babafasha. Bageze ku kagari ati guhindura ibyiciro ntago bishoboka, ariko nihazaho kesi yo kuzajya bahindura ibyiciro tuzabamenyesha. Bino rero abaturage bahise babikomoza bavuga yuko bagiye kurembera mu rugo, abandi bagapfira mu rugo bitewe n'amategeko akakaye ndetse n'ibyo bashyiriweho batabateguje. Ni gute bafashe bagahindura ibyiciro cyangwa bagenewe umuntu icyiciro batamusuye ngo arebe ubuzima abayemo? Bino nibyo abaturage bakomojeho barimo baganira n'itangazamakuru. Wowe urantekerereza wicaye mu biro hariya muri ministeri, ugiye kuntekereza ushyize ku 20, ntiwansanze kuri tele ngo wanze umenye n'ubuzima mbayemo. Ko aya mafaranga batazabasha kuyishyura kubera ko no kurya ari ikibazo. Bino bigiye gushyira ubuzima bwabo mu kaga, dore ko bavuga yuko mu mwaka wa 2024 naho byabaye ibibazo kwishyura ubwisungane mu kwivuza, ndetse abagira neza bakabishyurira ubwisungane mu kwivuza. Bityo rero nta mafaranga bashyiriweho, ubwo bivuze ngo leta izajya yabatangira, kubera ko kugeza izi saha nta mafaranga na makenya bafite. Ndetse nk'ubuhamya abaturage bagiye batanga, nk'iyo video nagiye nkwereka, aho umugabo avuga yuko yisanze mu cyiciro azajya atanga ibihumbi 20 yari umuhinzi uhingira inote y'igihumbi ku munsi, ndetse agasanga ari kwishyura ibihumbi 20, arishyuraga amafaranga ibihumbi 3 by'amafaranga y'u Rwanda. Avuga yuko akangaka ari akarengane gakabije cyane, bino bigiye gutuma barembera mu rugo, bamwe bakanapfira mu rugo, abandi bakarwara. Hari n'undi muturage uvuga yuko bicaye aho bari muri ministeri baratekereza, bashyiraho amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza, ndavuga mituweli de sante, batabanje kujya kureba
aba baturage ngo bagere kuri tere bari bate, abaturage babayeho bate, ese turabashyira mu cyiciro nk'iki ngiki mu 20 bazajya bayabona? Ibi ngibi ntabwo bigeze babitekerezaho kugeza izi saha. Rero abaturage barasaba ubuyobozi ko bwahindura bino byiciro babashyizeho hakiri kare batararembera mu rugo, kubera ko bavuga yuko ibi ngibi nibigumaho bazarembera mu rugo bakanapfira mu rugo. Harimo ntara y'amajyepfo mu karere ka Rusizi, mu murenge wa Bweyeye, mu kagari ka Matyazo niho twari duherereye, aho abaturage bari bagiye mu kagoroba k'ababyeyi cyangwa bari bari mu kagoroba k'ababyeyi ubwo barimo baganira nk'abanyamakuru twari duhari. Rero niho ibi ngibi byabereye, abaturage bamwe babaza inzego zikajya zibasubiza yuko ibi ngibi nibizahinduka bazababwira. Kugeza izi saha abaturage barategereje ko ibyiciro byahinduka, kubera ko bavuga yuko aya mafaranga batigera bayabona. Reka amakuru yacu tuyasubikira hano. Nge mwumvaga nitwa Kidasamura, urw'inkono rwato bakora rugakonkoma. Ndabakunda cyane, Imana ibahereze umugisha. Hano ngiye kubifuriza weekend nziza, enjoy, ndabakunda. Imana ibahereze umugisha, ubuzima buzira umuze, muhahe muronke aho muva mukagera. Ariko nizere yuko abisilamu mwese mumeze neza cyane, ndabakunda cyane. Kandi mwe no minsi y'igifungo mukomeze mwitwararike, nyaboneka ntimugira akantu mushyira ku munwa mutica amashengesho. Ariko hari na bamwe bashyira akantu ku munwa bakiyambarira suna bakahita bigendera tu, ntawamenya ibya danje. Reka amakuru yacu tuyasubikirana rero, amakuru nakagaruka.